nzatangirira ku cyakuzanye muri Canada n'ukuntu watashe uribuka ibintu uribuka kado nuza yaguhaye ngo utwarire umugore we ibyo wakoze niko nzatangira ndimo kuwa trailer bwo ndimo ndaguha trailer wowe ndimo ndaguha trailer filmu kunizaza niko nzatangira ako ni gatoyi nzatangira kubya nzagenda kubya Vestine mbivimuzi I give you back in 5 days hagararaho wowe ire uri muri hagararaho ndagukura akaboko mu mufuka kanyoka ndagukura akaboko mu mufuka ari iyo umuntu yakoze ikibidumba cyangwa umuntu yakoze ikosa kugira ngo yivane muri iryo kosa urimo kunyumva ni urugendo rurerure ariko for me intambwe ya mbere Irene yarayiteye nubwo ikirenge gishobora kuba kitarageze cyangwa akaba atarasanye imbabazi nkuko bikwiye but he try ibyo umuntu ufite umuntu yagombye gukora mu kiganiro nabonye avuga ati mu bantu nakwifuza kubabaza cyangwa nashaka gukomeretsa kuko wowe bitewe n'ukuntu muziranye bitandukanye n'ukuntu uziranye nawe bona reka maze nshire muri kamera Irene niba umbona yampano nta nshuti afite inshuti ni wowe kandi wowe uri ikigoryi uri ikigoryi sinzarekeraho kubivuga Irene uri ikigoryi nta kintu kibabaza kuri iyi si nko kubona umuntu wafataga nk'umuvandimwe ari gukorera ubugoryi kabisa bishobora kuvaka hano mukajya kubona ibintu bihita bihinduka kandi bihindutse bihita bihinduka nabi ibintu hano mushobora kuvuga ibintu byinshi wijya kure n'ikibazo nge nari mfite nanze kwirirwa nk'ugiye kukubaza muzajye mubyihorera cyihorera kabisa byihorera wijya kure Tasman nishugo kiricara kuri kamera kigite kivuga agasora ikiganiro bro gasora ikiganiro bizi ko Dumba ari bo barimo baravuga izo boro you're not even asking warinze ukavuga ngo warize ngo uri umunyabwenge ngo uri manager bro ukavuga ngo uri umunyamakuru uri professional. Sorry my guy, sha ibintu bya views giye ikiganiro cya mbere bakoranye cyaranangaje even point pazo washoboraga kugumayo man, it was very very possible ko wagumayo cyane pe cyane kabisa, it was very possible urenganya cause abantu muri hano ngende giye kubabwira uyu Pazo ni umuntu mvugana nawe mu gikari, ni umwana ufite uburere bwinshi cyane, afite uburere bwinshi, uri muraganira nawe uramwumva. Pazo turimo turaganira wumva icyubahiro ampa, icyubahiro iyo ari maraganira. Ndibuka ubwa mbere iminsi ya mbere naraguhamagaye ngo hamagara nkaho nkurakariye, urambwira ati Dumba ibi bintu sinshobora kubikora. Urambwira ati Dumba ntabwo nshobora gusharinga izo video singiye wazite. Urumva ikiganiro nagiranye nawe urimo urambwira ukuntu udashobora gukora ibyo bintu, noneho ngo twebwe babiri ni twebwe twagambanye kugira ngo zisohoke. Bro irababaza ngira ngo ubwa mbere hasohoka screenshot ubwa mbere cyane mu kwageze kwa gatandatu bro. Uribuka ko ari nge wakwihamagariye, ngira ngo nibwo bwa mbere nari nguhamagaye man wallahi. Nibwo bwa mbere nari nguhamagariye nka kuyihamagara nkugira ati Pazo ibyo ni ibiki bambwira wakoze cyane. Urumva I remember ukuntu wambwiye mwijwi mani ribabaye mbwira ati singewe niki urumva man Dumba birababaza kabisa. Dumba zajya ntukirye Irene nkamubwira ko ari ikigo muzajye mubikata mu mwohereza kugeza ubwo azakora ibyo namubwiye agomba gukora.
bro kandi birarengera bizagenda bikura Irene, bizagenda bikura. Nzakwataka nka kanseri. Dombo ziko nari ngiye kukubaza ngo yakora iki kugira ngo umubabarire. Narabimubwiye. Warabimubwiye sawa. Nzakwataka nka kanseri kubera umva genda umusilamu. Icyo ushatse kunkora nicyo ngukora. Exactly what you want to do to me, that's what I do to you. Nzakwataka nka kanseri bro. Step by step, 1 2 3 4 5 6 7 nzakugeza ku ijana. Mwereke ubugome muba mukora mwigera mukigira ko mwigira abantu b'abagome bro, mwigira ubugome, mwigira ubuntu bw'ubugome bro. Mfite imboro, mfite amabya. I have a fucking motherfucking dick and I have balls motherfucker. I can fucking be nshobora kukubera akabuye mu nkweto wowe. Nshobora kukubera akabuye mu nkweto wowe utagenda. Nshobora kukubera akabuye mu nkweto we Irene ubuzima bwawe bwose. Nubwo buboro bwawe wubatse n'ibyo biboro byawe byose bigasenyuka. bro nubundi nabwo Mubikate ni mubishire wundi muntu mubishire Irene. Kandi every time I come live Puzzle nahantu nzakubona uri live nkazamuka nzajya mbyibuka cyane. Nzajya mbyibuka abaswera bari batwambitse icyatsi shiyo ariko izi video ya saturating isi yose man bagahita bavuga ko ari njyewe nari nyiri inyuma. Isi yose every motherfucker buri muntu wese at least yabonye iyo video Dumba yiri inyuma. Irene ugafata ikiganiro ukakirekura. Wowe waje hano urakagorye. Ugafata ikiganiro ukakirekura. Irene n'ukuntu twari tubanye. Warangiza ukagenda gusaba imbabazi ugabona ngo ya mpano ntabwo yareze Dumba komuteri kubera abanyarwanda uzi neza ko batazi igifaransa. Barakizi cyane ahubwo igifaransa. Oya nabonye abanyarwanda benshi batarabimenye. Ntabwo bamenye ijambo komuteri icyo bimenyesha. Banyarwandakazi ndashaka kubasobanurira ijambo komuteri icyo rimenyesha. Komuteri mu Cyongereza bavuga as such. As such ni ukuvuga ko ntabwo yabikoze as such. Sibyo yakoze. Azin. Ntabwo yabikoze nk'uko mubyumva. Ntabwo yabikoze nk'uko mubyumva. Ngo njyewe na Dumba ngo is like my brother. Arangije kuvuga komuteri. And then you accept mugafata njyewe ufite diploma ya civil engineering gutanga imbabazi umuntu avuze ngo as such. Samantha aranditse ngo they will do anything for views. For real man. Ntabwo yabikoze komuteri. Dore ikintu cy'Abanyarwanda education system yacu igomba guhinduka. Ahangaha ni muri magara ntabwo ati education system yacu igomba guhinduka. Ukabesha abantu miliyoni zingahe kubera urimo uravuga komuteri on a national TV igere ry'amasheki. Hariho Phil Peter man, hariho Phil Peter. Hariho Phil Peter ashobora no kubaza ikibazo ngo Phil Peter na uri ikigoryi. Phil Peter na uri ikigoryi. Koze maribaza ko abakaritas bari professional. Yanande ni mama. Koze ngewe umuntu yabajije ndamubaza ariko se nakubaza ati komuteri kumenyesheje ko batamureze cause I think like Phil Peter is a smart guy. Now ufata as a smart person. Nabonaga Phil Peter n'umuntu uri smart. Ariko he sits, looks at the guys in the hand, arimo aremera ubwo se uzari imbabazi. Ngo ntabwo yamureze komuteri. Ugasanga izina uwo bavuga ko batareze izina riri muri RIB. Statement zifunga Puzzle riri mu izina ryanjye. Biba biri kure biri hano. Ntabwo bijya biba kure. Biba biri hano. Ntabwo bimba kuri ipapuro byari bigiye gufunga Puzzle man bambifite buri gihe.
bambifite bingenda hafi bakana statement reka mbisome nongere mbigusomere we Irene nongere mbigusomere biba hafi ikintu wari ugiye gukora cyari very dangerous. So dangerous, man. Cyari very dangerous. Izi zose ziba ari cyber report ngizi nicara nazo hano mudasubira kure mani bareke bihorera abantu. Mbambwire ibintu biba birakaje man, ibintu biba birakaje. Ndabona kamubwire njye niba ari ikintu cyambabaje narafunga ikiganiro cya mbere. Bamodoreta mugene mukuramo ubuntu burimo buravuga ibintu by'ubugoryi muri comment. Ugene mukuramo ubworo bwose buri muri comment burimo buravuga ubusa. Njyewe Irene yakoze ikiganiro na Yamano mbere yuko mfungwa. Baravuga ngo Justin ngo nari ndi umuntu urango afataga ngo video Yamano. Man, Irene yaraburaga Yamano kujya abone views akamamagara. Imagine such a guy like that, man. Njye nagize n'ubwoba kabisa. Irene ntabwo ndi mu Rwanda ntabwo uzandoga kandi no mu Rwanda nzaza. Because they say you put your enemy closer and knows that your friends close, your enemy closer. No mu Rwanda nzaza. Ndumva sinzi ikintu wamusabye ariko ngiye nizeye ko azagikora. Cyetse niba yaramusabye ikintu kiremere azagikora kuko yaraguhemukiye kabisa. Kandi byarakubabaje. Icyo wamusabye azagikore niba ari no kubyumva. Irene ikintu Dumba yagusabye uzihangana ugikorere. Abanyarwanda bagukunda banakunda Dumba. Ntabwo bazongera kumukunda Irene ndabukubwiye imbere nadakora ibintu namusabye mu mezi abiri abanyarwanda bazaba batakimukunda. Nawe azi ubwenge azagikora kabisa. Cyetse niba uramwatse kigoye ariko azagikora. Ntabwo bigoye ni ibintu byoroshye cyane koze ngiye ntabwo nkomeza ubuzima. Please Irene uzagikorere Dumba muhamagarane umubwire uti twabirangije ibyo wambwiye ndabikoze ibintu bive mu mutwe wa Dumba kabisa kuko yarababaye. Irene you have never ntabwo urabona ubugome. Ntabwo urabona ubugome. Behind umurozi haba hari uwundi. Uraruguka ukajya kubona umuntu bararuguye. Agahita akira. Agahita agenda. Njye narumiwe Dumba narumiwe kabisa. Man uzi ko mani bagufunze bro. Bagufunze ngo nagutumye. Nagutumye nari nagutumye njyewe nari nagutumye Pazo nigeze ngutuma njyewe Pazo we naragutumye njyewe. Pazo nigeze menya video za Yampano hari ahantu nagutumye wowe Pazo. Ahubwo se wowe wigeze unayibona man. Ahubwo se si wowe wayifatiye. Video se wayifatiye Yampano. Njye nigeze mutuma. Pazo njya mvugana nawe ibintu by'ubushenzi nari ibintu njya mvugana na Pazo ibintu by'ubushenzi. Reka. Mani. Ariko hano nabasuje wana. Nesa ko bimeze gute? Abikirije Nesa. Fresh byatari mucomante bimeze bite sweetheart? Ni fresh yanjye. Iki kintu bita ngo jewe hano ndabanyarwanda babimenye Pazo bamufunze njyewe Dumba sinshobora kugira confidence yo kuba nshobora guhaguruka nkagura itike nkaza mu gihugu cyanjye. Really? Njyewe uri inyuma y'icyaha bafungiye umwana nagenda gute u Rwanda bahita bamfata cyane kuri airport aguhagarikira hariya bagahita bagutwara. Nibwo bugome Irene wari ukoze. Gusa njye ndashimira ubutabera brother. Man kabisa. Ntabwo reka ndasubiramo abantu batazi uburemere bw'ikintu Irene yarakoze ndasubiramo abantu batazi uburemere. Njyewe Dumba bafunze Pazo man akaherayo ntabwo nshobora gukatisha itike ngo ninjire i Kigali. Pazo bamufunze ari njyewe wamutumye nkuko babivugaga. Imana n'ubutabera barabidukoreye kabisa my guy.
nubwo abantu Dube yarakoze nikorera akazi hano hasi benshi nije modeta nikorera akazi abantu benshi modereta batazi kubloka nabo reka mbakureho modereta zabo. abantu benshi buriya bumvaga ari ibintu byoroshye ariko mazi kujya hariya uvuga ngo ugiye kurya imyaka runaka bro uzi ko nta kintu wakoze barimo gutukanamo hano hasi bitari sawa rwose. Ndi kuborokana naniwe n'ukuri kw'Imana siko ninjye moderator nyine uri kuboroka nta niwe moderator ko bari gutukana reka nikorera akazi akavuze nabi umweyo none kari njye nawe uri kuboroka umva abantu nabo wagira dore gushara guhahirose Sorry, you had to go wajya Uganda ngo wareka kujya i Kigali ntese ushari Uganda nkura kuri kane ubundi ibindi umuntu abyikurikiranira. Puzzle. we Thank you. My question is, umujama niwe wifatiye video karayibonye twese niwe wasetinze camera ashira hariya bakora ibyo bakora nubwo rwose bitari binashimishije areba ari n'ibintu umuntu abona wenda akavuga ati you know what at least byari bimeze neza ariko na wapi. So my question is, ni gute Bushi, thank you so much brother. akanayitanga ni gute ajya kublaminga abandi bantu ngo bayisohoye kandi nawe kuyibikira byaramunaniye. yabanje no kubeshya mu kiganiro kwa Irene ngo bamuteze kamera ngo bari muteze na twese iriya video twese turayifite ukuntu yegereye arabeshya cyane at an extent. icyo kiganiro niho babesheye ko ngo yampano ngo afite umwana urumva waheze ngo umwana we yarapfuye ahubwo ngo umwana we urasohora icyo kiganiro babeshya ko ngo umwana wa yampano yarapfuye wajye gisohoye kandi byose ari ukubeshya wa mungu byose ari ukubeshya ire n'ibiganiro by'ukora Dumba kangubaza ikibazo kandi ngo mama we mwana yaragiye no kurega. Thank you Bushari, thank you so much. Kangubaza ikibazo Dumba kandi unsubize waba ushobora gufata telefone ukifatira video kananirwa gufata umwana wawe ukamupostinga? Imagine n'umwana ntawe se kandi Abanyarwanda baravuga ngo Dumba ngo Irene ngo yagusabye ngo imbabazi ngo sijuyi nini ngo mubabarire. Ikiganiro cyo yagikuyeyo, ikiganiro rero kidiritinze. Oya zana gusaba imbabazi no kuri public. Abanyarwanda bagomba kubimenya ko bya bintu babikora bashaka views imana. Thank you sweetheart. Abo Abanyarwanda ariko ibyo bya views ikiganiro izina ry'umuntu nicyo nyine Dumba ni ikiganiro musabye kudiritinga ugahita umubabarira. Noneho ngenda ndaramworeje amubwira ati aceditinga kiriyo kushobora kugeditinga kiri hariya. Namubwira ati narakubwiye ndabivuga. Naramubwiye genda weditinge ikiganiro bikatemo ko kirakwinjiriza amafaranga. Je ntabwo n'umuntu ukomeza ubuzima. Narakubwiye genda weditinga ikiganiro ukuntu kiriyo ugenda ubikuremo ibyo biboro ibya yampano kigume kigukorera amafaranga. Nurangiza wandike statement usabe imbabazi neza we wakagoryiwe. Uzandike uzipostinge kuri Instagram yawe. Njewe nawe turaba dukiranutse. Udashiramo za komuteri zawe. Thank you boss lady, thank you so much. Udashiramo za komuteri zawe Irene, udashiramo za komuteri zawe. Ukore fucking statement uyandike uyishire kuri Instagram. Njewe turaba dukiranye, turagikiranye. Kiganiro cyeditinga kuri ibyo ball. You don't have fucking 5 days from now. You don't have 5 days from now. Do it as quick as possible. Kana bikora nzamenya ko kabisa ari azahomba byinshi. Icyo kiroroshe guhomba. Natabikora azahomba yabikora Puzzle ntabwo ibyo bigoye cyane ko editinga. Dore ntabwo musabye kubisiba. Ntabwo musabye kubisiba. None se reka mubaze the owner. Mbwira impamvu kuva igihe yabimubwire kugeza n'izi saa atarabikora. Nayibubwiye hashize iminsi 3 mbikubwiye hamwe na aga promote yabamwongeje indi 5 bamwongeje indi minsi 5 bamuhaye indi 5 nguhaye indi minsi 5 Irene nguhaye indi minsi 5 I give you fucking 5 days
genda ubikuremo y'Amana arimo aravuga ko njyewe namuhemukiye nurangiza wandike statement mutarimo za kumuteri do a fucking statement that is clear that you're fucking saying sorry to me mutarimo fucking kumuteri, otherwise I'm gonna bring all your motherfucking shit, I'm gonna put it outside. Dushyigikiye imbabazi nagenda yeditinga. Nzatangirira ku cyakuzanye muri Canada n'ukuntu watashe. Uribuka ibintu uribuka kado nuza yaguhaye ngo utwarire umugore we ibyo wakoze. Niko nzatangira ndimo kuha trailer filmu kunizaza. Niko nzatangira ko ni gatoyi. Nzagenda kubya Vestine mbivimuzi. I give you fucking 5 days. Nkwade nakutano 5 days. Je te donne 5 jours. Cyakoze abajene barakubabaje Dumba. I'm so sorry for you. Sorry for that, man. Urihagararaho wowe Irene, uri muri hagararaho. Ndagukura akaboko mu mufuka. Kanyoka. Ndagukura akaboko mu mufuka. Bikore, do it. Whether you like it or not, do it. Bikatemo. Nurangiza wandike statement usaba imbabazi za nyazo. 5 days cyangwa uhombe byinshi. Uraza guhomba byinshi. Nakubwiye trailer ndaguhaye. Ndaza kuvuga icyakuzanye muri Canada. Nkubwire Kamana Yeri. Gift yaguhaye ugenda ushira umugore w'ukuntu byagiye ibyo mbanze mbiveho mbanze mbigeze hari abantu bumva ukuntu wemuka. Nzamuke ngene kubyaba Vestina na Docas mbivuga. Ngende kubindi n'ibindi ncukumbura n'ibindi urabizi nabyo byengene mbivuga. Ndagiye wanda gusotora nkugezeye. Urihagararaho kuzigusaba pe hanze. Urihagararaho ndakura live ndumwe Instagram pana TikTok ibingibi abantu baza bakagira iki batanga n'ububoro bwabo. Ndazo ndakura live ya Instagram. Mbanze na posting nyamamaze babwire ndashira umuceri wa myigire mbwamamaze baze ibi urebe ibihumbi 10 kuntu bikota. That's what you want. You think urugira ngo umuntu wa danger nkubwira ibintu ugomba gukora ukabyanga. Nibyo nshaka nibyo biza gutuma umutima niba if you really feel like ibyo bubabazi murimo muravuga yasabye n'ubugoryi n'uburyarya niba ubyemere n'imbabazi zisanzwe n'uburyarya. Ya mpano ntabwo yareze Dumba kumutera ngo ntabwo yamureze kumutera ntabwo yandeze kumutera kubera batazi igifaransa ngo ya mpano ntabwo yandeze kumutera. Ndabisubiramo ngo ya mpano ntabwo yareze Dumba kumutera. Phil Peter arimo arareba kuri National fucking TV. Kwa Chris yatangiye muri cya kiganiro Dumba ariko no ariko kukiza nakavuye Kanaga yameze kumutera ntabwo yamuze tumutera. Uraza kure yubusi oye imbabazi z'uburyarya zo bazihorere ubwo natinde myinshi pe nukuri yararengereye reka Mureke itanira hagije araba yabikoze. Hai misika ubu wari umunsi wa gatatu kuva naravuganye nawe na aga kuri telefone. You haven't done it. Ntabwo urakora ibintu twavuganye.
ibyo bimenyesha ko ari uburyarya. Ndimo ndavuga gutya kubera tumaze iminsi 3 aga promoter yabanje kugenda aratwunga aratubwira aduhurira kuri telefone nashaka kuvuga na Irene abanyarwanda mu bimenye duhura na Irene ubwa mbere. Irene agenda asaba imbabazi ari baravuga za komuteri. Nza hano ndababwira abanyarwanda ko ngewe Irene ntabwo nzimubariye kubera komuteri nzi ijambo cyo rimenyesha komuteri. Irene aga promoter arongera duhuriza kuri telefone nanone nanze kuvugana na Irene aga ndamwemerera kubera mwubaha duhuriraho ndamubwira Irene ikintu ushobora gukora genda ukatemo ikiganiro katamo ibintu yampana ari maririza avuga ko namuhemukiye nurangiza ntabwo nshaka gusubira kuri kamera andika urwandiko urupostinge urimo urasaba imbabazi nzima udashiramo ibigambo byawe bya komuteri ngo yampano ntabwo yandeze. Hashize iminsi 3 ibyo bintu twumvikanyeho ntabwo urabikora. Hashize iminsi 3 ibyo bintu byo ngongeye yindi 5 ngo ni iminsi 8 papa kandi nguhaye na trailer ahantu nzagutangirira cyo uzatangira aho ndahibuka kabisa. aya tumuhaye ibiti 5 n'imyinshi mubwire kabisa. Aga promoter ndashaka kugushimira ubwo umutima mwiza no gushaka guhuza abavandimwe no guhuza abantu. uriya tipe aga ngera nyina afunze yazanye y'amano ngo twiyunge. Aga mana akunda amahoro uramujama ko cyo koze cyubahiro kabisa aragikwiye. Ega nabyo umuntu mba nabimwubaha. Yo gisiga Masheri dashika bwana baba. wallahi Ndakurahi. Narakubuze je kukondora paka. Bana nayo bataramfungurana natuyumva zambwirire Bushari ndaguhamagara ndakwica. wallahi Akujyana muri za poaso bana masamaki amokishana kabisa Dore Godfather niwe naravuze kabisa. Goliath yitwa Goliath. none se mwatoye kagabanyiriya Namubonye Goliath. Yanze sha mwana wa mama w'undi kwitwa Samson. Intare nitayitatamura umusayi. Samson ke. Kwitwa Samson. nyuma y'iminsi 5 sha mu byihorere bunitegereje iminsi 5 mu byihorere. Nyuma y'iminsi 3 utangiye gutegereza intambara ya Amerika na Iran hano. Nje numva na fishe tuzayikoresha ntugire ikibazo. Oya niba ari nyuma y'iminsi 5 ako gacera ntuzagira ahantu kavuga iminsi 5 itaragera ako gacera bukaretse. Bushari wamwumvise ndabyemera cyane. Ako gacera bukaretse katazakora. Godfather va muri comment igere cyangwa uzamuke hano. Ona nawe ibyo yigize Yumvisha amatiku Godfather. Ako gacera n'abakaretse akayumva erega uramujama ntabwo wakoze ahumurirwa amatiku Godfather. Godfather niba ari ndumuhamagariye bahiye Godfather noneho abajyama muri commentaire iminsi bayigabanyije ngo hasigaye 4 ngo uyu warangiye. Kigali ni midnight. Kigali ko hakeye. Kigali hakeye ni midnight. ako kenzo wagiure. Muri Haiti arabura nk'iminsi. Umva iyi nambara ya Iran muzamba barenye isifure. Dore Godfather atanze request. Godfather ngiye moderate ndakuzamuye. Nanjye ndakumanura na Godfather wawe. Ndabahubuza. Ona mikino. Kuko dumba warakaye. Kandi umuntu urakaye. Dumba jureka. Nyuma y'iminsi 5 n'ubundi ugomba kuba nta kintu kiba kindakaje nk'umuswera nyuma yo gusaba imbabazi ziri fake twongeye tugahurira DM arambwira turashaka ko nkora iki nkamubwira ibyo agomba gukora hakaba hashize iminsi 3 atarabikora. Abantu bashobora kwibaza ko yakora ubundi iyo minsi 3 n'ibikwemeje akuba ari abantu mushobora kuza abanyarwanda bakibaza ko Duma ngo akunda ngo rwaserera ngo Duma ngo ndagashobotse nagashobotse mbabwiye impamvu bishobora kundakaza. Ushaka uyikunde jubabwiye ati rwaserera Dumba ndagukunda. Wazana kelele na kelele. Dumba ndagukunda ariko ugabanya iminsi ndagusabye 5 n'imyinshi. iyo ugeze ariko se mwareka nanjye nkavuga
ndikumvikana turakumva bro. uri kumva ndakumva n'ibintu Godfather. umba ndagukunda ariko iyo nzaniye ibyo kurya bya roho ukanzanira ibitego nk'ibi bintu mbikunda kubidungu gift yiyi iyo uzanye ikintu nk'iki ngiki ukanzanira ikintu ndumva manumva ukuri nagukunda nibyo ndumva yahumuriwe Godfather yahumuritse ndumva ubushize wakoze byose bitewe na pazi. uretse gato ibyo byose barabyimwe bangate ariko kuze jya ubanza usuhuze kuze wanjye jya ubanza usuhuze po genda vana wapakata macangara urumva du wakize musoki wakize wara uri kuvugira hejuru ngo ng'ipendo wakize mu busozi. nakize wakize uri kuvugira hejuru ng'ipendo ipendo urarizi ndumva ko nkimara kumva ko wababaye ukagera naho urera ubu turi kuvugana njyewe nk'umutabazi wa kare ubu turi kuvugana naje kukureba ndagufata he ngomba kuza nkaguhoza du uri murimo muranseta kandi nari ndakaye mana kamani seka naragushoboye uziko twagerageje bikanga. oya gadi nawe ntuze gukira ngo uze kudukiriraho kwakiriraho gute oya ubu ngubu turi mu mashaza gusa uyu munsi twiriwe turya amashaza byose kandi bitewe na pazo shadumba arakazwa n'ubuzi. none se bigenda byose bitewe na narinda amahoro mari bazahita zamu ndumva kankubwira ikintu kimwe ugomba kumenya sibyo kandi njye nabizi ko ntazi dore kugira agapromota ngo pfusha ubireke mwana abantu bose ngiye kuba kontre y'abandi bose urumva dumba Thank you Alia. kuba kontre y'abandi bose nuko babyumva ngiye numvishe ikiganiro cya Irene ubundi Irene urabizi Irene ntabwo mwanga ariko sinamukunda ntacyo mfa nawe sinziranye nawe urumva Godfather mu magambo yose uvuga niba ushaka amahoro nanjye ntushigikire Irene banza wumve oya ntabwo mushyigikira urukunyumva dumba ntushigikire mfite ntabwo mushyigikira yo kukumanura umva se niba mukeneye amahoro turabajyana muri stade amahoro niba ushaka amahoro ntushigikire Irene ntabwo mushyigikira ariko manzi unyumve kandi ndumva ukunda nuko biraza kuba byiza urimo kumva biraza kuba byiza umanuye ariko kumva igitekerezo cyanjye ariko nubwo urumva igitekerezo kiragira kirya ndumva urumva uriya mutipe yafashe uburakari bwawe urukumva aragucururutsa kuko ibyo avuga byaba bifite ishingiro uriya mutipe yakomeje ku magambo urukumva ntabwo njye buriya umuntu ntabwo nari muziho urumva hari iyo umuntu yakoze ikibidumba cyangwa umuntu yakoze ikosa kugira ngo yivane muri iryo kosa urimo kunyumva ni urugendo rurerure ariko for me intambwe ya mbere Irene yarayiteye nubwo ikirenge gishobora kuba kitarageze cyangwa akaba atarasanye imbabazi nk'uko bikwiye but he try ibyo umuntu ufite uwo muntu yagombye gukora mu kiganiro nabonye avuga ati mu bantu nakwifuza kubabaza cyangwa nashaka gukomeretsa kuko wowe bitewe n'ukuntu muziranye bitandukanye n'ukuntu uziranye nawe but the guy he tried aravuga ati dumba nsabye imbabazi nubwo yavugishaga ibyongereza avuga ati I'm sorry so dumba gerageza wumva icyongereza cya Irene I'm sorry ni Justin Bieber hari ukuntu umuntu avuga akavuga icyongereza cya Irene kuvuga ngo I'm sorry byasoundingaga nabi ira I'm sorry kandi amaze iminsi muri Canada gusa ntabwo ziza ariko dumba the guy he take his time bro araza aravuga ati dumba wagiumbabarira ubudashaka umva God udashaka kugushyira imbere y'abafana bawe ntabwo nza kukumanura umva ngusaba ikintu kimwe dumba umugabo aravuga aca bugufa aravuga ati ntabwo nza kukumanura naringiye kukumanura dumba he's one of my best friend dumba umuntu ushobora kwidekara avuga ati dumba he's one of my best friend and I cannot ntabwo nagerageza ikintu cyamukomereza cyangwa ku buryo namubabaza natunze umuntu kamera nkora amakosa
ariko Dumba kugira ngo umuntu aterura avuge ko yaguze ikintu kigambiriye kuri kamera Dumba ariko kazakora ari byo bimutunza ari ntabwo ariko kubura musore yarahagurutse agafata iya mbere Dumba mu burakari ufite no gufata Godfather buretse gato abantu mwese mu muting imbabazi cyane ariko se wabarire hari n'abantu bajya abantu kabenshi urabizi ntabwo ujye nisobanura gusa iyo bigeze ku muntu nubaha ku nshuti yanjye naho yaba yambabaje ate igihe cyose numva namubabaje ngomba kumusaba imbabazi cyane so Dumba I'm very sorry mbabarire nageze muri case nanjye ubwanjye ntari bwashe kureactinga mu buryo butari kubabaza sibyo gusa njyewe ndabizi neza ko kuko naho yaba yambabaje ate nageze muri case nanjye ubwanjye ntari kureactinga mu buryo butari kukubabaza kuko yarabizi ko aza kumbabaza buretse gatoya nagira uvuga nukuvuga ko yarabizi ko ari kumbabaza iyo nise nabagamba muvuye mu kanwa reka nongere nyagusubizeho Dumba I'm very sorry mbabarire nageze muri case nanjye ubwanjye ntari bwashe kureactinga mu buryo butari kubabaza sibyo komeza gusa njyewe ndabizi neza ko kuko yaba arangije kuvuga ngo Dumba ni inshuti yanjye akonga kubera kwa kundi mujya mu manipulating abantu abantu ntabwo bajya bamenya ukuntu tujye dukoresha amagambo hano ku mbuga banagushaka gufata amagambo tujye dukoresha kandi ngo yankoresheho urumva ngo ntabwo nari bureacting mu buryo butari bukubabaza deja arabizi ko ibyo yakoraga yagombaga yararimo arambabaza sure. Ariko arangije kuvuga ko Dumba ni inshuti yanjye wowe niko kakubesha ati Dumba ni inshuti yanjye nzo naza kuyisaba imbabazi wowe nibyo wumva wowe nibyo bintu ugenda nabyo okay Dumba komeze wumve statement yaba yambabaje ate igihe cyose numva namubabaje ngomba kumusaba imbabazi cyane so Dumba I'm very sorry mbabarire nageze muri case nanjye ubwanjye ntari bwashe kureactinga mu buryo butari kubabaza sibyo gusa njyewe ndabizi neza ko kuko yaba Dumba turazira Phil Peter arumva arimo arikiriza Phil Peter ashobora kumukiramo akamubaza ariko Phil Peter arimo arikiriza inshuti yanjye kugeza no ku rwego nahuye na mama umubyara ako ngako kahita kagushuka ngo Dumba ni inshuti yanjye kugeza ku rwego nahuye na mama muri bumubyare yarangije kuvuga ko yari arimo arambabaza biza bikora bizi ariko yavuzemo ko yahuye na mama umubyara wowe uhita ugira impuhwe inshuti yanjye kugeza no ku rwego nahuye na mama umubyara urumva he is my best friend so Dumba is my best friend kurije umutima wawe ntabyo ibyo naga ibyo n'ingambiriye when it comes to journalism rimwe na rimwe mu mutego watuma n'inshuti yawe babariramo ariko atari uko yanze ari uko nyine byageze muri case bashizemo n'akananga gafata amarangamutima murumva akananga kari muri background murumva akananga kagira ngo gatera imuhe sokolinde ko mureke kumvugiramo murumva akananga karimo karatera imuhe inyuma muri background Erega njye wa mu the fucking best blogger ibi bintu ni njyewe uzi kubikora ibi bintu ni njyewe ubikora iyi mitego ni njyewe uzi kuyitega Dumba ni kiganiro iyo nanga reka ntabwo ndagera n'ahantu ngo ndifata ntabwo ndagera n'ahantu ushaka ko wumva by the way ntabwo ndahagera ntabwo ndahagera rimwe na rimwe mu mutego watuma n'inshuti yawe babariramo ariko atari uko yanze ari uko nyine byageze muri case noneho hazamo n'ikindi kintu cyamurakaje cyuko muri la case y'ampano yareze Dumba yavuzwemo kuri video ngo pazo yamuhaye ubona bikokeye umunsi ikintu cyamurakaje cyuko muri la case y'ampano yareze Dumba yavuzwemo akoresha ijambo yavuzwemo izi ni impapuro ziyafungishije pazo izi ngizi ndazifite hano
akoresha ijambo yavuzwemo. Godfather nindagira ndaza kugusomera ama statement yafungishije puzzle, imirongo yafungishije puzzle wumva umbwire. Wumve na Irene ibyo avuze. Ibi nzaza live byose mbivimuzi byose. Ntaramushira hanze. ariko atari ukuyanza ari uko nyine byageze muri case. Noneho hazamo n'ikindi kintu cyamurakaje cyuko muri la case y'ampano yareze Dumba yavuzweho kuri video ngo Pazo yamuhaye ubona bikokeye umunsi babyumvishe neza Yabikurikiye ureze komuteri ariko yareze Dumba yavuzweho yabikurikiye umunsi nibwo yabyumvishe neza. Godfather yamucyaye Godfather ngo yabikurikiye uno munsi agiye gusaba imbabazi nibwo yumvishe impamvu bafunze Pazo n'ibintu biganiro batanze n'ibiki byose. Yagiye akora ikiganiro atazi ibyo arimo arakora. Godfather kikaba kiragiye nacyo y'ampano yareze Dumba yavuzweho kuri video ngo Pazo abandi muri hano mwebwe mu bikokeye umunsi babyumvishe neza ntabwo yamureze komuteri ariko mu rukiko yavuzwe nk'umuntu wavuganye na y'ampano. Video yamuhaye ntabwo ari y'ubwambure nk'umuntu wavuganye na y'ampano. Video yamuhaye ntabwo ari y'ubwambure kuri video ngo Pazo yamuhaye ubona bikokeye umunsi babyumvishe neza ntabwo yamureze komuteri Godfather, now you can unmute. Dumba ikintu kiriho ni kimwe sibyo? Sokorinde ko iyo umuntu avuze ngo arimo arasaba imbabazi aravuze ngo ntabwo yamureze komuteri. Dumba umvise ndi kukubwira n'iki ngiki ugerageze kunyumva. Umujene ntabwo yigeze ahakana ko yaguhemukiye ko yanagukoreye ikosa. Ntabwo ariho turi ibyo biveho ari mu gusaba imbabazi. Ubu turimo turumva arimo arasaba imbabazi ku kiganiro. Arimo aravuga ngo ntabwo y'ampano yandeze komuteri. Ntabwo byumvishe? Yego ndabyumvishe. Ngaho wowe izo mbabazi urashaka ko nzimuha? Bivuze ngo kubwanjye bivuze ngo ntabwo byakakubabaje Dumba kuko ntabwo yakureze komuteri. Ntabwo yandeze komuteri mu bantu bari context ya uretse gato uko niko mushobora kubitwara ariko wasanga Irene yaravuze gutyo ashaka wasanga bivuze gutya ashaka kumvikanisha ko kuba yatanze ikiganiro atazi ko ari kugushyirishamo nk'umuntu warezwe nk'umuntu uri muri case. Unyumve neza cyane y'ampano ashobora kuba yaramubeshye urukunyumva wowe ukazamo nk'umuntu uri kusanga muri iyo saga ariko utararezwe. Irene akaba ari gusobanura akavuga ati ntabwo njyewe nari nzi ko inshuti yanjye iri muri case ndetse yaratangiwe ikirego ngo ntange ikiganiro gishyiramo. Gute abantu bashobora kugukurikira kubyumva ariko niba ari inshuti ye gute bamushuka bakamubeshya? How can people uziko people follow you? I know ariko mbabwire Dumba reka nze kubwire abantu ndakubwiye muri se urabyumvise arimo aravuga ko arimo arasaba imbabazi arimo aravuga ngo ntabwo bandeze komuteri. Pazo avuye muri prison bavuye kumufunga. Irene arimo arasaba imbabazi arimo aravuga ati ntabwo bandeze komuteri. Urabizi ko ibintu byaguhungabanije mu bantu baguturishije ngerageza no kuguha kauberi ariko ibyo mbikene kukubwira ni iki ngicyo cyo. Reka ngusomere Dumba ndabifite urabizi ko uretse gato noneho ngusomere ikintu aho bafungira Pazo ukuntu bavuze. Bafunga Pazo bavuga ati Ishime Patrick alias Pazomani yarabajijwe mu mvugo ze avuga ko izo video za uwo rizagwira Florier alias y'ampano wa boy yazibonye koko ziturutse muri email ye urega ngo kuko iba muri telefoni ye kandi umuntu wamufashaga anamubereye manager agira uburenganzira bwo kwinjira muri email ye ko ngo amavideo abitse kuri email ahita yizana kuri telefoni. Akavuga ko nyuma yo kuyibona nta muntu n'umwe yayihaye ko ibyo bamurega bamubeshiraga ariko
tugasanga ari uburyo bwo guhunga icyaha, kuko impamvu sakuje ngo difata niba utarize mba ngeze ahantu ha punchline hari very important ugomba kumva. Urumva urabizi ko kuza kunsuzugura kuri pano yawe atari ibintu tugomba ndakumanura urumva ndakumanura, ariko tugasanga ari uburyo mutinga kuri Kigali bakaba barakujugunya mutinga amabere nyoko wa mama kandi mutinga saba imbabazi sorry you mutinga. Ariko tugasanga ari uburyo bwo guhunga icyaha, kuko raporo ya cyber yerekana ko itariki ye 11 ukwezi kwa itariki 11 ukwezi kwa 11 2025 yamenyesheje uwitwa Dumba akoresheje video record kuri WhatsApp ko arimo gushakishwa na RIB, ko yamusibira video zose za uwo rizagwira Floria Alliance azohereza, bivuga ko yari azi neza ko zirimo gukwirakwiza kandi ari we ziturutseho. Iyo nyandiko yampana ajya gukora ikiganiro kwa Irene yarazimutwarira abanza kuzisoma. Irene iyo ngiyo ni responsibility yiwe kumenya ikiganiro agiye gusohora, kubera aho ngaho iyo baza kuntwara Irene ibyo ngibyo ntabwo yari kubimenya, niyo mpamvu birimo biramugaruka right now. Okay, nk'inshuti yawe Irene ibibazo bikimara kukubwira nk'uko umuntu inshuti zawe zakwegereye Irene yabashije kukwegera kugira ngo amenye reka ntabwo yigeze ntigeze guhamagara, ntabwo yigeze ambaza, ntabwo yigeze anambwira ati yarebye site imwe nicyo tuzi, ndimo ndakubwira yari kuri site yashatse views nabyo kuri site. Ibi bintu barangije kubifata biri mu izina Dumba pazo bahise bamutwara ku mufungo. Ni ukuvuga ngo Irene yabonye inkuru iri gutwika yibagirwa kuri inshuti ye. Godfather nanubwo ari n'iby'ubushuti, niyo yaba ari undi muntu ntabwo ari ibintu udashobora gushira hanze because bishobora kugira ingaruka ku bandi bantu, urumva? So ahubwo wenda nk'umunyamakuru uri professionnel yari kureba izina nka Dumba bavuze gutyo, nawe yahamagara Dumba nga making sure ko na interview ya Dumba yifata ngo nayo ya upload. Twese tureba impande zose the story exactly. Ibi ngibi muri kubivuga kuri cyangwa abantu muri gukoresha amarangamutima, angenda agaruka ku bantu bakora ibintu nk'ibi, usanga wavuze ku muntu n'inshuti yawe ukamuvugaho, wowe mucamante urabizi sheri nakuvuzeho urababara, ariko nyuma naraje ndakwegera ndagusobanurira uranyumva, nakuvuzeho naraje njya cyane, ariko se wigeze ubipostinga kuri live biraho? Ariko Godfather ariko bakubisiba, ntabwo ndi kuvugira Irene, murabizi ko Irene wari muravuga ikintu nshaka ni iki ngiki, ikintu nshaka muri cyo twumve Dumba n'umuvandimwe, ikintu nshaka kujya mu kubanga ko Pazo yafunzwe azira ubusa. Godfather banza umve niyo point byonyine. Byari ikintu njya nibaza iyo muvuze ku marangamutima. Niba umuntu ashobora kujya hari hanze akabona agiye kuraburiza no kuba yakorwaho n'ibintu yagize yikoreye ubwe, kuko azi ko social media ariho ahantu hambere ho kuza gufata amarangamutima ndetse n'ibitekerezo by'abantu agafuringa isi yose abeshya, ariho yahereye noneho hataranatanga n'ikirego, ni gute ushobora kuvuga ngo birimo amarangamutima narafunzwe bro? Godfather hari n'ikindi Dumba yatubwiye, ibyo byose byakozwe n'imbabazi yasabye zumvikanye ko zari za Nyirarureshwa. Yaramubwiye ati ikiganiro wakoze umvuga genda ucyediting, ntabwo yamubwiye ngo nagisibe, oya ukatemo ibintu wa na n'ubu ntarabikora. Aho hari gusabiza imbabazi, aranje gusabiza imbabazi, naraje kuri live ndavuga ati mbabaje Irene nkanjye ukuntu ntekereza n'ukuntu mbibona n'ukuntu byari bimbayeho, navuze ko imbabazi za Irene ntabwo nzemeye. Agapromota arongera araduhuriza mu gikari kuri telefoni, turongera turaganira tubivugaho, ndamubwira Irene bavuga ati wowe nicyo ushaka, nambwira ikiganiro nta kibazo kirimo kirakwinjiriza, genda ukatemo ibyo bintu yampana arimo aravuga ukuntu nari namuhemukiye ko sinshaka kunyanduza, nurangiza you don't need kugenda kuri televiziyo kunsaba imbabazi, wandika ibintu uvuga ati injye na Dumba twajyane, uvuga ati ni izi ngizi ni imbabazi, usabe izindi imbabazi. Ni uburyo bwinshi ushobora kuvuga, ushobora kujuwa n'amagambo yandi bibe clear, nanjye ndaza kuza mbwire ko nuza nkubabariye.
ubaye umunsi wa gatatu ibyo bintu twumvikanye. ibyo biragoye kweri? Ntabwo byari bigoye, urumva. Ubaye umunsi wa gatatu, nta muntu utarabonye video ya mpano arimo arasambana. Yagiye muri boro yose, buri telefoni yose y'umunyarwanda n'umuki n'umurundi baravuze ngo Dumba ni njyewe wari uri inyuma watumye Pazo ari hano, watumye Pazo. Wowe Godfather urabizi neza, Godfather twabaga turi mu gikari, ntabwo twari ubwo bushinyaguzi bwanyu ndabwanga. Godfather when he comes with me ukanye ntuzajya ibiboro bizanamo ibintu by'imikino n'ibyo gutwika. Icyo gihe Godfather waje hano, ibyo bintu wari ubirimo, you participated a lot muri ibi biboro. Natinye social media bro. Urumva uwo Mukaritasi ntabwo ashaka kwemera. Irene, uraza kwemera ku ngufu, uraza kwemera ko wankoshereje ku ngufu.